nta muhutukazi wigeze anyosa, nakuri iwacu ntererwa iwacu dore imirima ngiriya pe, ntabwo nigeze ngirwa ipfubyi rwose mu bwana wapi. Ariko mu bugome bwa Rudakemwa yageze naho avuga ko ngo amakuru yahabwa n'umuntu nzi, ndetse mu kindi kiganiro anahimba n'izina ry'uwo mubyeyi wanjye ngo wapfuye kera ndi umwana, ngo yitwaga Mukamasabo, ngo akavuka imugamba. Hanyuma nza konswa n'umuhutukazi. Nta Mukamasabo twigeze tugira mu muryango wacu ntawe rwose. Yewe ni mugamba, hano hari abavandimwe b'imugamba murabizi, nta muryango twageraga imugamba. Ariko abumva ibi binyoma Rudakemwa yahimbye baravuga bati yavumbuye, ariho haratubwira Minisitiri Bizimana uwo ari we, ibyo mutari muzi nimuze mu byumve. Nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyacyubahiro mwese mu nzego zitandukanye, abaturage b'umurenge wa Cyanika, miryango igiye gushyingura abacu babonetse muri iyi minsi, namwe twese abaje kwibuka abatutsi biciwe hano mu Cyanika tariki 21 Mata 1994, ndabakomeje mbifuriza gutwaza. Kwibukira hano nanjye bira ngora, ariko ni ngombwa nabyo. Iki kibuga nyakubahwa Perezida wa Sena nicyo nigiyeho gukambakamba, gukina umupira, gukina karere. Hariya ku misozi ndahabona amakawa ya data, hari byinshi byibutsa, ariko reka ngerageze. Jenoside ni icyaha cy'ubwicanyi gituruka ku mugambi wo kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo bazizwa ubwoko. Umugambi wo kurimbura niwo ubanza gutegurwa, ugakurikirwa n'ibikorwa byo kwica, gutera ubumuga bw'umubiri n'ubwo mu mutwe, cyangwa gushyira abantu bahuriye ku bwoko bwabo mu mibereho mibi ishobora gutuma barimbuka bose cyangwa igice cyabo. Ibi bikorwa abatutsi barabikorewe mbere yuko barimburwa muri 1994. Leta y'abakoloni b'Ababiligi na leta ya Parmehutu n'iya MRND bashyizeho umugambi ukurikiwe n'ibikorwa bishyira abatutsi mu mibereho ikomeretsa ubuzima bwabo bwo ku mubiri no mu mutwe, bigasimburwa no kubica. Niyo mpamvu mu gihe cyo kwibuka hatangwa ikiganiro cy'amateka kiba kigamije ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukugira ngo dusobanurire abaturage bamenye aho politike mbi yagejeje u Rwanda igihe ifata abaturage b'Abahutu ikabahindura abicanyi, igafata abandi baturage b'Abatutsi ikagena ko igihugu atari icyabo, ko bagomba gutotezwa no kwicwa. Ni ngombwa ko ingengabitekerezo yaranze iyi politike abaturage bayimenya, bityo bakamenya kwitandukanya n'abatarayireka, bakirangwa n'ingengabitekerezo nk'iyo aho ituruka hose, kabone niyo yaba ifitwe n'abo mugirana isano. Icya kabiri nuko nk'uko umugani w'ikinyarwanda bivuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Ikiganiro ku mateka kiba kigamije kubafasha kubona akamaro ka politike nziza yubaka u Rwanda dufite guhera mu myaka 31 Jenoside ihagaritswe n'inkotanyi, kugira ngo dukomereze muri iyo nzira yo kubaka u Rwanda ruzira ingengabitekerezo ya Jenoside tubanyemo twese. Izi ngingo zombi ni ngombwa ko zumvikana kuri buri wese, kuko amahoro dufite ubu ntiyizanye, yaraharaniwe. Ntawe rero ugomba kwirengagiza amateka cyangwa kuyagoreka mu buryo bwe. Mu mateka y'u Rwanda, Perefegitura yahoze ari Gikongoro, uyu murenge wa Cyanika ubarizwamo, yabaye icyitegererezo kibi mu mugambi n'ibikorwa byo kwica abatutsi, kugeza ku rwego amahanga bimenya, bikandikwa, bikavugwa ko ari Jenoside mu mwaka w'1963. Icyo gihe hari imiryango y'abatutsi yishwe irazima. Mu mateka y'u Rwanda kandi y'ubwicanyi yo kwica abatutsi, nta n'amateka na make yigeze arenga abanyagikongoro,
ku buryo no mu bantu 50 babaye ku isonga iyo gushinga RTRM mwaka w'1993 abenshi bari abanyaruhengeri 17, Gisenyi 16, Byumba 7, Cyangugu 2, Butare 2, Kigali ngari 1. Gikongoro nayo ntiyatanzwe kuko ifite 2 mu banyamuryango b'intangiriro ba RTRM banavuka muri aka karere ka Nyamagabe. Frodouard Ntawurikura uvuka muri commune yahoze ari Mudasomwa umurenge wa Kitabi, na Robert Simba umuhungu wa Colonel Simba. Aba bombi bari mu banyamuryango bibanze shingiro ba RTRM Radio Rutwitsi. Robert Simba we afitanye amateka na Cyanika kuko yari yarashatse umunyacyanika murabizi, Robertina ne Maria Mukaremera umukobwa wa Karekeza Robert, umwuzukuru wa Saveri Bizimana ndahabona hari imbere yanjye, yari burugumestre mu mwaka w'1963 akorana ubwicanyi na Perefe Nkeramugaba. Ndabigeraho mu kanya. Kuba rero Gikongoro ifite n'abashinze RTRM ni ikintu wenda mutari muzi, ariko si ikintu gitoya, birabereka ubutagondwa bwagiye buranga benshi mu bahutu baka gace. Ubundi iyo turebye amateka ya Cyanika yandi, ni paruwasi yashinzwe ari ya gatatu muri prefecture ya Gikongoro. Iya mbere yashinzwe ni Kaduha, ni nyuma yanjye hano mu mwaka w'1933, Kibeho ni 1934, hanyuma haza Cyanika 1935. Izi paruwasi zose abakristu dusanga jenoside yarabaye barazibatirijwemo mu gihe cy'imyaka 60. Iyo rero baza kubahiriza itegeko ry'Imana ntuzice cyangwa bigakorwa n'abake muri bo, jenoside ntibarageze ku ntera yagezeho. Mu Cyanika kandi habaye imyaka myinshi seminari yari hagati y'intoya n'inkuru bitaga Seminaire des Aînés. Iyi ni seminari yakiraga abaseminari ba diocese zose z'u Rwanda biyumvagamo umuhamagaro bataranyuze mu seminari ntoya. Icyo gihe bagenerwa bigaga imyaka 3 cyangwa 4 hano mu Cyanika. Bahabaye imyaka myinshi. Seminari rero yabaye irerero ibyara n'abapadiri batari bake, barimo nka Padiri Vincent Nyamaganda wacu naha, abapadiri nka Jean Bosco Yirwahande na Kristo Witonze bimugombwa, Alfred Nzabakora na Bikaduha, François Munyangabe ku Gisagara, ba Padiri Emmanuel Tubane, Irene Nyamwasa, Filime Butera bikibeho, abo nkeka ko mubaza bakuru, Tadiyo Twahirwa ikiruhura, Innocent Nyangezi w'Icyahinda, Fidel Nyaminani w'Isave, Jean-Marie Vianney Nirema wari umupadiri mukuru w'Ikaduha bishe muri jenoside n'abandi. Ukurikije rero iyi miterere y'iyi paruwasi, ubwabyo murumva ko yari ifite ubutagatifu, na Bikira Maria tarazi Kibeho, murumva ko hano mu Cyanika hari isura y'ubutagatifu yagombye kuba yarahafashije kuba hatagatifu koko. Nyamara ibyo ntibyashobotse. Kuba rero bitanashobotse nuko hano havanze ibyiza n'ibibi no mu bapadiri. Uyu munsi ndaza kubavugaho nyakubahwa Musenyeri Suku bibasira ni ukuri kw'amateka, nta kundi twabigenza. Mu mwaka w'1959 ubwo abatutsi bicwaga bagahungira kuri paruwasi iri imbere yacu hariya, barakiriwe n'abapadiri, ariko hakaba umwe muri bo Padiri Dovenke bamuhimbaga Rufigi. Uyu yari umuparimehutu mu bandi, Padiri Rufigi. Padiri Rufigi hano mu Cyanika arazwi cyane, yafataga imbunda agafatanya n'abaparimehutu kujya mu bitero, ndetse akabwira abahutu bari imbere ya kiliziya n'imihoro n'imiheto ati muze kuyica, jewe ndabaha penitensiya. Jewe ndabaha penitensiya. Afite imbunda abwiriza abakristu yabatije kwica abandi. Uwo ni Padiri Rufigi muri 59, si inkuru mpimba, ni inkuru nyakuri. Kandi Rwanda bamwe abapadiri bera si Rufigi wenyine waruteye, ariko no mu yandi maparuwasi bagiye babaho, nk'ayitwa Mushishiro ni muri diocese ya Kabgayi, hari umupadiri witwa Padiri Duchamp, nawe ari umupadiri w'umujenoside rwose muri 59-60. Abanda witwa Padiri Walter Rivutu, wenda hano hari abashobora kuba yarigishije Kabgayi kera, nawe yari umuparimehutu ukomeye. Abitwa ba Padiri Noti, Docanier, Massion, abo ni abazungu.
ubwo rero murumva iyo n'aba bamisiyoneri babonetsemo abapadiri barengeje ubuparimehutu ba nyirabwo kiba ari ikintu gikomeye. Ariko cyane kanagize n'imfura bonome yabiririmbye mw'abapadiri b'abazungu harimo abantu beza cyane, Padiri de Jambrine, Padiri Robert de Farque mutamenye cyane ariko nawe yari kimwe na de Jambrine, n'abantu bafashije abatutsi ariko banateza imbere aka karere mu kubaka amashuri, amavuriro, za centrale, gukora imihanda, amateme, kubaka ibigega. Aba n'abapadiri nabo bateje imbere aka karere, bubatse Cyanika iba ahantu hakomeye kera. Ibi rero byose byavuye kuri politike mbi. Aba iyo mvuga parimehutu yari ishyaka ryubakiye ku bwoko bumwe bw'abahutu, ndetse Kayibanda ari mu bashinze parimehutu, ariko Kayibanda yifashishije imiryango ya Kiliziya Gatolika. Kimwe mu bikoresho yakoresheje kugira ngo propagande, ubukangurambaga bw'urwango, irondabwoko, amacakubiri akwire ni imiryango ya Kiliziya Gatolika, cyane cyane abarejiyo. Perezida Kayibanda yabaye perezida w'abarejiyo, ayobora umuryango, ayobora abasaveri, ayobora Trafipro, yayoboraga imiryango irenga 10 mu gihe hagati ya 50 na 59, ayobora kinyamateka n'ibindi. Abarejiyo bari abantu bagera mu 6,000, bari benshi rero, kandi bavuye muri paruwasi zose bakajya gukora amahugurwa i Kabgayi. Noneho bagera i Kabgayi bakanigishwa amatwara ya parimehutu, bakavayo bayazanye aho baje iwabo mu paruwasi atandukanye. Na hano niko byagenze. Aba barejiyo rero akenshi bana batoranyaga mu barimu, kuko nibo bari bahugutse barize. Abarimu kandi bakagira n'indi shyirahamwe bari ryabahuzaga abarimu Gatolika bo mu Rwanda, bakagira n'ikinyamakuru cyabo cyitwaga Kurerera Imana. Ibyo byombi, ikinyamakuru cy'abarimu Kurerera Imana cyanyuzwagamo inyandiko za parimehutu, bityo kigakangurira abize kuziyoboka. Noneho n'abakristo nabo bakabyigishwa mu barejiyo n'iyo miryango yose. Ibi byaje kubabaza umupadiri nawe abakuru muzi wabaye ino witwa Dorones. Ibi nabimenye vuba mu bushakashatsi nkora, mbona ibaruwa. Padiri Dorones niwe wari umujyanama mu byaroho w'abarejiyo muri 59. Yaje kwandikira umuyobozi mukuru w'abapadiri bera witwaga Padiri Voltaire ku itariki 10 z'ukwa 11 1959. Amwandikira iki? Urumva hari mu minsi iyishwa ry'abatutsi ryari kataje, kuko kubica byatangiye ku itariki 3 z'ukwa 11 muri 59. Noneho Padiri Dorones aho yari i Kabgayi akabona uburyo Kayibanda na Kariope Murindahabe ni wari umunyamabanga mukuru w'abarejiyo, Kayibanda ari perezida wabo, akabona uburyo bakora inama zigaba ibitero byo kujya kwica abatutsi kandi ari abakristo bakomeye. Biramubabaza, abyandikira umukuru w'abapadiri bera ati birababaje, sinibaza impamvu Kayibanda na Kariope tugomba gukomeza kubahamana nk'abarejiyo bakuru kandi ari bo bayoboye ubwicanyi. Ntabwo naje kumenya igisubizo uyu mupadiri yamuhaye, ariko biragaragaza ko Padiri Dorones we yabirwanyaga. Dorones nawe turamuzi, yabaye hano muri iyi paruwasi ya Cyanika. Muri 1994 mu bapadiri n'abandi bihaye Imana bavuka muri iyi paruwasi ntabwo bari benshi, ariko mu bapadiri bavuka muri iyi paruwasi dufitemo ababaye intera hamwe ruharwa, kandi no bamwe bakiri mu bupadiri batarabireka. Dufite Padiri Kabarera Martini na Padiri Wenceslas na Kohoromizas Sengimana bavuka mu paruwasi, bahari ubupadiri hano 1980. Ari Padiri Sagahutu Yosefu avuka Ikirambi, naho ni mu paruwasi, ariko ubu yabaye paruwasi ukwayo. Sagahutu yakoze ishyano, yicishije mugenzi we imuganza witwa Jean Marie Vianney Rwanyabuto. Padiri Rwanyabuto nawe bakuru muramuzi, yari umupadiri mwiza w'imfura, witonda, uvuka Ikibeho. Padiri Sagahutu babana aramugambanira, agaba ibitero n'intera hamwe, bafatanya na burugumesitiri Muhitira baramwica. Sagahutu ngubu aba mu Butaliyani. Dufite uyu Horomizdas Sengimana yamaze abatutsi Nyanza, yayoboraga ishuri rya Kristo Roi, ashinga umutwe w'abicanyi bitaga Les Dragons, bayogoza umujyi wa Nyanza, kandi uyu nawe ntabwo arareka ubupadiri, aracyambaye iyo myenda yabo. Horomizdas yicishije bagenzi be bane,
bamwe barimo navuze Jean Bosco Irwahandi, Karisu Itonze, Mateo Ngirumpatse na Innocent Nyangizi. Murumva umufurere uvuka hakurya hano imisozi Bonhomme yaririmbaga hari buryo bwanjye niho Nyanza ya Rwamajanja. Frere François Nkusi Okwazabiriza Yosefu yishe abatutsi mu by'Imana ubarakati yarafunze n'abandi dufite ababikira muzi witwa Mama Seri na wenda harabamwibuka yayoboye centre nutritionnel yo hariya mu Cyanika yari inshuti cyane ya Burugumesitiri Ngezahayo. Mama Seri nayishe abatutsi ku Nyundo akatirwa imyaka 19 yaguye muri gereza ya Musanze. Shobora kurondora igitero cy'aba bantu bambaye umwambaro w'abihaye Imana bamwe bakirimo abandi bari aho ngaho gusa ariko batatiye igihango. Iyo rero abantu batatiye igihango nicyo gituma genocide ishoboka. Muri 1994 nta buhungiro bwari bugihari kubera yuko nabagombye kurengera ubuzima ahubwo babaye ku isonga yaba bwica. Ariko twagize abanyamahanga beza bamagana ubwicanyi bwo muri 1963 bababwiye Padiri de Jambrine, bababwiye umusuicide Donigire Viome, bababwiye umugore we Judith Viome n'abandi. Ubwicanyi bwo muri 1963 nibwo mu mateka ya mbere y'u Rwanda bwavuzwe ko ari genocide. Birandikwa aba missionnaire barabyandika babibonaga abanyamakuru mpuzamahanga babishyira mu bitangazamakuru. Ariko igishya wenda ngira ngo nsobanure hano nuko kwica abatutsi 1963 byari byateguwe byanateguwe mbere y'igitero cy'Inyenzi kuko igitero cy'Inyenzi cyabaye urwitwazo. Inyenzi zateye mu Bugesera ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 biba urwitwazo rwo kwica abatutsi hano mu Cyanika ni Kaduha ni mu birometero biki hano inyuma ntayo mugongo. Icyo gihe ibimenyetso reka mbahe bibiri. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu kwezi kwa 9 muri 1963 kandi igitero cyarabaye mu kwa 12 guhera mu kwezi kwa 9 hano hari haratangiye kuba inama ziyobowe na Prefet Nkeramugaba Andrea na uvuka hangaha zo gutegura kuzica abatutsi igihe igitero cy'Inyenzi kizaza. Noneho mu kwezi kwa 9 wenda kwa 11 u Rwanda rwohereza intumwa mu Burundi kujya kugenzura koko ibirebana n'icyo gitero. Intumwa zigenda ziyobowe n'umubirigi wayoboraga inzego z'iperereza z'u Rwanda witwaga Major Camille Turpin ajyana na komiseri wa polisi mu Birigi François. Hano twari dufite ibikomerezwa urumva kugira prefet ukagira komiseri wa polisi mu Birigi François n'abavuka ngaha bako Parmehutu ifite uburyo yatonesheje abantu bo mu Cyanika sinzi iyo byavaga ariko byarabaye. Mu Birigi ajyanye na Camille Turpin bageze i Burundi bakirwa n'ababirigi bayobora inzego nanone z'umutekano z'i Burundi ndetse n'uwayoboraga polisi y'u Burundi witwaga Serukwavu Antoine. Bababwira koko ko igitero cy'Inyenzi gitegurwa ndetse ko cyagombaga kuba mu kwa 11 bakakiburizamo ariko ko batarareka uwo mugambi. Bagaruka mu Rwanda bakora raporo ku itariki 6 z'ukwa 12 1963 babwira Perezida Kayibanda ko hari igitero cy'Inyenzi kizaza. Icyo gihe rero Kayibanda we yarabizi yaratangiye no kubitegurana babwiye mu kanya. Ariko hano ku Gikongoro hano mu Cyanika Prefet Nkeramugaba yakoresheje inama ba Burugumesitiri bose 12 bari 12. Noneho inama bayikoze ku itariki 16 hanyuma kuri 17 abandikira ibaruwa abibutsa ibyo bavuganye mu nama nibyo bagomba gushyira mu bikorwa. Dore uko bimeze. Ati bwana Burugumesitiri impamvu Inyenzi bwana Burugumesitiri nkurikije ibyo twavuganye mu nama byerekeye babagira nabi mbasabye kumenyesha abaturage bose kuba maso no gushyikiriza Burugumesitiri umuntu wese ugenda buyera cyane cyane impunzi. Komine zose ziri ku mipaka nka Nshiri, Kivu, Mubuga, Mudasomwa, Musebeya na Muko zirusheho kuba maso. Tuzakora uko dushoboye tubatabare ku cyabatera cyose ariko namwe hagize ubatera ntimuzashidikanye guhera ko mwitabara. Byongeye kandi mubahumurize kuko utwo dutero tuzaza ntabwo dufite imbaraga nk'izacu. Arasoza avuga ngo Burugumesitiri utazahugura abaturage vuba kuri aya magambo azaba ari umugambanyi.
birasa nk'amarenga, ariko icyo Nkeramugaba abwira ababurugumesitiri ni iki? Arabibutsa ko bakoranye inama ibabwira yuko hazabaho igitero cy'inyenzi. Ku gitero cy'inyenzi nikimara kuba bazica abatutsi bo mu Cyanika n'Ikaduha, nibo yita bagira nabi. Igikorwa cyo kubica nicyo yita kwitabara. Kandi cya gatatu akabwira ababurugumesitiri ati mukangurira abaturage mubahugure bazice, kuko utazica azafatwa nk'umugambanyi. Mwumva ibyo ni mu kwezi byatangiye mu kwa 9 ariko bigeze mu kwa 12 nyuma y'aho intumwa z'u Rwanda ziviri Burundi, leta itangira iyo gahunda yo gutegura kuzica abatutsi. Igitero rero cy'inyenzi cyari urwitwazo mu by'ukuri. Ndetse ku munsi igitero cyiza 21 z'ukwa 12, uwo munsi Kayibanda yaje ku Gikongoro. Aje ku Gikongoro abonana na Perefe Nkeramugaba, bakorana inama. Kayibanda arangira asubira i Kigali, avuga ijambo kuri Radio Rwanda nimugoroba abwira abaturage. Mu byo yababwiye yarababwiye ati niba inyenzi zishoboye gufata i Kigali nubwo bitazazorohera bizaba imperuka kandi yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Bizaba imperuka y'ubwoko bw'abatutsi. Kayibanda abivuze umunsi igitero cyaje, avuye ku Gikongoro gukora inama, asubiye i Kigali avuga ibyo ngibyo. Murumva uburyo iyo gahunda yagiye ikorwa. Ariko na mbere yuko ibyo bigeraho no gushyiraho Perefe Nkeramugaba nabyo byari muri gahunda y'ubwicanyi. Hano hari ababwicanyi 59 nabivuzeho. Abashefu bahayoboraga barahunga, wayoboraga ubufundu yari Zimurinda, uyobora Munyambira yari Birasa, barahunga. Noneho bashyiraho abashefu babiri bo kubasimbura bavanye Gitarama, abaparimehutu bo gukomeza gahunda yo kwica. Bazana Rwasibo Jean Baptiste, bazana na Daniel Shamukiga yobora Munyambiriri, Rwasibo yobora hangaha mu bufundu. Noneho 62 bazana icyo gihe perefegitura irashingwa. Hanyuma Nkeramugaba baza kumushyiraho muri Mata 63 nk'uhavuka. Yaje rero abizi, asanga n'umurima uteguye wo kuzica, ku buryo ibyo yakoraga bikoraga bizi. Inama rero yo gutegura kwica 63 Nkeramugaba yikoreye ku iki kibuga ku itariki 23 z'ukwa 12. Impamvu nabwiye ko ikibuga kiriho ibyiza n'ibibi. 23 z'ukwa 12 inama rurangiza yateguye ya Noheli y'amaraso ni hano yabereye. Ababurugumesitiri barayitabira, barimo Saveri Bizimana wa Karama bamuhimbaga Kajagari, barimo Jean Baptiste Nkurikiyimana wa Kirehe ni Nyamagabe hariya bamuhimbaga Kajugujugu, barimo Gregoire Munyarubindo wa Rukondo, Jean Kaguge wa Mudasomwa, Gasare wa Karambo, Bihangamanywa Jean Berikimasi wa Musebeya, Nkikabahiza Anastase wa Muko na Gerard Mucumbitsi wa Kinyamakara. Umva baburugumesitiri bose baraje bakoze inama yo kugaba ibitero. Buke uwo munsi rero ku manywa niho ibitero byatangiye, batera ingo z'abatutsi barica bamaraho pe. Uyu mugabo witwa Mucumbitsi bagize burugumesitiri wa Kinyamakara. Kinyamakara ni komine ubu yagiye mu karere ka Huye imbere yanjye hariya. Iyi komine yayoborwaga n'umuntu witwa Antoine Marie Zakari Nkundokozera. Uyu Nkundokozera ari umuhutu ariko yanga kwica, yaranze rwose. Yanga kwica kubera iki? Yakinaga mu ikipe y'amagaju yakiniraga hangaha. Nkundokozera Zakariya bamwitaga Imana y'ibitego, yari umukinnyi w'umuhanga, agatsinda ibitego. Uko atsinze ibitego sushefu Rutarimara akamugabira inka. Yari amaze kugira inka 20 zirenga. Yanga kwica, ati kwica abatutsi ni ugutatira igihango cya Rutarimara, sinshobora kwica. Bamukuraho, bamuvana ku burugumesitiri, bamusimbuza uyu mugome Gerard Mucumbitsi, ariko Nkundokozera rwose yabyanze. Ubwicanyi bwaravuzwe cyane mu mahanga, nibyo nababwiye. Ikaduha naho hari umupadiri warengeye abatutsi cyane bahimbaga Rutubuka, yitwaga Anthony Yansens. Inyamasheke Aribazo n'abandi, aba nabo baba bagabo ku buryo bukomeye. Nkeramugaba rero ubwo amaze gukora jenoside hangaha 63 habayeho muri 65 kwiyamamariza gushyiraho inteko ishinga amategeko. None gushyiraho inteko ishinga amategeko naho biratangaje, kuko umurongo abiyamamazaga bashyizeho cyane Nkeramugaba
wari ukubwira abantu ngo mugomba kuntora, nimutantora muzahura n'ingorane z'ibirego by'ibyo mwakoze, naho nimuntora nzaharanira kuburizamo anketi zishobora kuzabakurikirana. Nkeramugaba rero yiyamamaje abwira abahutu ko bagomba kumutora kugira ngo azashyirisheho itegeko ribuza gukurikirana abakoze ubwicanyi. Ibyo kandi kuko Nkeramugaba baramutoye, ariko yaranahanganye na hano hari ibikomerezwa byinshi, ariko hari mu baparimehutu harimo itsinda rya Makuza Anastase n'irya Nkeramugaba Andrea. Kuko rero Makuza we yabaga i Kigali ntibari bamuzi bihagije, Nkeramugaba niwe bari bazi, ariko akiyamamaza babwira icyo ngicyo ati nimutora Makuza ntabwo azabarengera kuko ntabazi, ariko jyewe ndabazi, twafatanyije kwica, nimuntora nanjye nzakora ku buryo mudakurikiranwa. Murumve dutangiye icyitwa impunité, umuco wo kudahana ushyizwe muri politiki ibwirwa abaturage ku mugaragaro mu gikorwa cyo kwiyamamaza kuba intumwa ya rubanda. Hano icyo gihe mw'ibyo bihe ni naho hadutse amazina menshi, amazina ugasanga ababyeyi barita abana Kamarampaka, Parimehutu, Demokarasi, Turatsinze, ni amazina yaje muri iyo myaka. Hirya hariya hafi y'urwibutso rwa Cyanika haturaga umugabo witwa Kwitonda, irindi rye naryibagiwe, bamuhimbaga Hubeni. Hubeni rero yari afite restaurant abantu bakajya kurya iwe, ni hafi ya paruwasi. Afite umuhungu tungana witwaga Rubera, ariko izina rye ryaryo ni yitwaga Demokarasi Yosefu. Urumva kwita ayo mazina ya Demokarasi yabaga ajyanye n'ubwo bwicanyi bwo muri 1956 abana rero nabo bagakura batyo. Demokarasi Yosefu yarimbuye abantu hano mu Cyanika, ariko nabaza kwicwa n'izindi nterahamwe bapfuye imitungo basahuraga. Ibyo bimaze gukorwa, leta yakoze iki? Natangiye iki kiganiro mbabwira ko genocide ari gahunda ya leta, nibyo ndiho ngenda mbereka mpereye kwibi bya kera. Leta imaze kwica abatutsi mu bwo buryo, none bashyizeho gahunda yo kubatoteza ku buryo buhoraho, kubashyira mu mibereho mibi ikomeretsa ubuzima bwabo, bababuza akazi. Noneho hajyaho amabwiriza hose. Reka mve ku Gikongoro gato ng'Ikibungo. Perefe y'Ikibungo yanditse amabwiriza afite nimero 1293 ku itariki 28 z'ukwa 9 1964. Perefe wa Kibungo yari Gatwabuyenge Karodiane uvuka i Cyangugu. Dore ibyandikiye ba burugumestre. Ati ba burugumestre, ndakumenyesha ko kugira ngo ushyireho abakozi ba komine, kontabure cyangwa secrétaire agomba kuba afite amashuri yisumbuye. Ibyo byose ni sawa, nta kibazo ufite amashuri yisumbuye, ariko mwumva icyo bongeraho. Ati rero abariho ubu batayafite mu bafate nk'abakozi bagateganyo, bazasimburwa n'abandi b'abahutu koko bize ayo mashuri. Kuvuga ko nta mututsi uzongera kubona akazi, biranditswe mu mabwiriza ya prefe, kandi ni ba prefe bose. Aba prefe bakurikizaga n'amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ati abakozi bazajya bajya gukora muri za komine, ba kontabure, secrétaire n'abandi bazaba ari abahutu, nta kindi. Iyo rero ni genocide mu by'ukuri, nubwo butarica abantu ngo bateme, uburiho bashyira mu mibereho mibi ibabuza kubaho, kwica bikaza bisoza. Byakurikiwe n'ikindi gikorwa nacyo, abatutsi barokotse hano ubwo kubera n'umwanya hari ibyo umuntu atabona uko asobanura. Ikamyo z'ababirigi zarazaga zikabatwara zibajyana i Nyamata, bandi zikabajyana i Mushiha, bandi zikabajyana na Kivara, Ibibwe, Rukumberi, ku buryo imiryango yagiye itandukana ityo iragenda. Hanyuma birangije abasigaye aha bari basenyewe, batwikiwe, badafite aho baba. Kugira ngo rero abo bagiriye impuhwe kugira ngo basubire mu mitungo yabo, kugira ngo bashobore kubaho, harabageragezaga kugurisha inka, kugurisha imirima. Noneho Perefe Nkeramugaba atanga amabwiriza yo kubuza kugura imitungo y'abatutsi kugira ngo bicwe n'inzara babeho nabi. Dore uko yabyanditse. Ku itariki 17 z'ukwa 4 1964 yandikira ababurugumesitiri bose. Reka mfate urugero rw'ibaruwa yandikiye burugumesitiri wa komine Karambo. Karambo ni hano mu bitugu byanjye Kaduha. Ati bwana burugumesitiri wa komine Karambo, utegetswe kubuza abatutsi bose bihaye kugurisha amasambu yabo, cyane cyane abo mu murenge wa Bunyoma. Impamvu ya mbere bibatera barashaka gucika. Muri bo kandi hariho abagurura amasambu bakiburana na bagenzi babo nka Kanyemera,
isambu ye aracyayiburana na Kayitaba nk'uko amaze kubyivugira. Bahagarika bose bareke kugurisha iyo mitungo kuko ari amayeri yo bashaka yo kuzerera basize bapfunditse amafuti. Arabuza kugurisha imitungo yabo ngo batabaho kandi ari yabo. Abo muryango wa Nkeramugaba, kuko Nkeramugaba murumva yarakomeye, bageze naho bumva ko kuba mu muryango wa Nkeramugaba bawuvukamo bibaho ububasha bwo gutwara imitungo y'abandi ku ngufu. Nkeramugaba rero icyo gihe bamwimuye ku Gikongoro bamujyana i Kibungo abasuprefe, hanyuma abamusimbuyeho hano bahura n'ikibazo cy'uko abantu mu muryango wa Nkeramugaba bari batwaye amasambu y'abandi, ariko bagerageza basaba ko bayagarura. Hari nk'ibaruwa yanditswe na suprefe Ngirabatware Pascal wari wa Gikongoro ku itariki 27 z'ukwa 7 1964 ibyerekana aho agaragaza ko hari ikibazo muri komine Rukondo Imbazi. Noneho yandikira ati bwana burugumestre, ndakumenyesha ko ugomba guhesha bwangu uyu mugore witwa Nyiramanyogote isambu yiwabo bapfuye mu gihe gishize, kandi akaba yarasigaranye abana bagomba kuzatora muri iyo sambu bamaze gukura. Umugabo wubatse muri iriya sambu yitwa Siriyake, yavuye muri komine Kinyamakara aza kuyubakamo igihe cy'intambara yo muri uyu mwaka, kandi avuga ko uwayitwaye ari mwene wa Nkeramugaba, ko kandi nta gihe yasibye kubibaza ntasubizwe. Bene wa Nkeramugaba fasha amasambu y'abandi baratwaye. Icyo kibaye nanone ikibazo cya leta. Ibi bikorwa byose rero jenoside ibaye n'ubwicanyi bwose bwibasira ubwoko, iteka busozwa no gupfobya. Nyakubahwa Perezida wa Sena, ubu duhanganye bikomeye n'ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside igaragarira mu ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi, mu gutoteza, guhohotera abacitse ku icumu, kubatoneka. Byabayeho kuva jenoside y'abana 1963 byatangiriye ahangaha, kandi bitangirwa n'abize, bitangizwa n'uwari perezida w'inteko ishinga amategeko Makuza Anastase uvuka muri paruwasi ya Cyanika twibukiramo. Icyo gihe ubwicanyi bwo 1963 umaze kuba, kuko bwavuzwe ko ari jenoside, leta yashyizeho gahunda yo kubupfobya. Iyo gahunda rero igirwamo uruhare cyane cyane n'inzego ebyiri, inteko ishinga amategeko na guverinoma. Perezida w'inteko ishinga amategeko yoherejwe mu butumwa mu mahanga amara ukwezi n'igice n'iyo gahunda yo gupfobya jenoside. Yagiye ku itariki ya 1 z'ukwa 2 1964 kugeza ku itariki 22 z'ukwa 3 1964, ukwezi n'igice. Noneho itariki 3 z'ukwa 3 1964 yavugiye ijambo mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, akoresha amagambo mabi pe, amagambo mabi agiye kubereka ndabasomera ibice byayo, ariko ari bubereke urwango rwakoreshejwe mu kwica Abatutsi bo mu Cyanika no mu Rwanda muri rusange, noneho n'urwango rujyana no gupfobya nkuko turanarubona no mu iki gihe. Dore uko yabyanditse. Iyo nyandiko ye yanavuze muri iryo jambo ihari ku buryo bwanditse, yitwa ngo Gatutsi Nyenzi yateye yiyahura. Iyo niyo nyito ijambo rya Makuza. Inyito ubwayo murabyumva, impunzi zose arazigerana n'inyenzi. Ati mu ijoro ryo ku itariki 21 z'ukwa 12 1963 inkora amaraso za Gatutsi Nyenzi zateye ziyahura. Izo ndwanyi z'intutsi zifubitse izina ry'impunzi zitekeye mu Burundi. Niho inteko y'inkora amaraso bakunda kwita Inyenzi yaturutse itera u Rwanda. Inkuru imaze gusakara yuko Inyenzi zateye mu Bugesera, Abatutsi bamwe bakiri bagashaka buhake barose ko basubiye ku ngoma, basinda umunezero, maze bakwiza inkuru ngo umurwa w'igihugu wafashwe n'Inyenzi. Nabo bwabo batangira gukangata, gukora rubanda kwitama no kubabwira ko umwami aje kubamarira ku icumu. Nyamara ukuntu banyakwihemukira bari bamaze iminsi babanye neza n'Abahutu. Ikiruta ku muntu ukunda Abatutsi by'ukuri ni ugushaka inzira yo gutambamira ubwo bunyenzi. Igihe cyose Abatutsi bataranywa umuti wo kubarutsa ubunyenzi, ibyo bitero by'Inyenzi bizahora ari rwamukire yo gutsemba Abatutsi. Murumva ijambo gutsemba riravugwa n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, kandi no gutsemba bari batsembwe koko, ariko baravuga ati igihe cyose hazajya haba igitero Abatutsi bazajya batsembwa. Arakomeje ati sinarangiza ndasabye abashinzwe kumenyesha rubanda makuru gukurikiza amatwara basanganywe yo gushyira imbere amahoro mu bantu, bagaha u Rwanda umusanzu wo gutsemba ubunyenzi busigaye. Nukuvuga gushaka amahoro no gutsemba Abatutsi basigaye.
zo simvugo zanjye ni imvugo za perezida w'inteko ishinga amategeko avugira imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa arangiza bishyira mu nyandiko ibwirwa abanyarwanda. Ati niba iby'amahanga yabeshywe ku itera ry'inyenzi riheruka bikomeje gutuma azibabarira akaba yazitiza imigabo yo kongera kuza kwiyahura, bizagira inkurikizi iteye ubwoba izazihama hamwe n'abazoshya. Naho nibituma iyo nkeke y'ubwiyahuzi bw'impunzi ishira burundu, bizaba bigaruriye abanyarwanda bose cyane cyane abatutsi amahoro atazagira ikiyahungabanya. Ayo marere yo gushoza intambara agifitwe n'abatutsi b'impunzi niyo nenge nyina w'izindi ibuza abantu kwishyira bakizana, igakanga ubudasumbana n'umuco wa kivandimwe abanyarwanda bahuje n'abafaransa. Aravuga ko abanyarwanda bahuje ubuvandimwe n'abafaransa, nyamara nta yagombye ahubwo kuvuga ko abanyarwanda bagombye guhuza ubuvandimwe n'abandi banyarwanda. Nawe nka perezida w'inteko ishinga amategeko nicyo yagombye guharanira. Ariko kuri we mu myumvire ye abanyarwanda n'abahutu, abatutsi bagenewe gutsembwa. Ayo ni amagambo ye. Muriyumvira ubukana bw'urwango rwari mu banyapolitike b'iki gihe. Iyo nyito, iyo gahunda yo gutsembwa niyo muri 59 63 murabyumva uburyo yanaryoheraga abanyapolitike kuyivuga. Abaturage mwebwe ari byo babigisha. Guverinoma rero nayo ntiyatanzwe. Guverinoma yasohoye itangazo ku itariki 29 z'ukwa 11 1964 risinywaho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Lazaro Mpakaniye, naryo riza rifite ibitutsi ku batutsi nk'ibi biri muri iyi disikuru ya perezida w'inteko ishinga amategeko Anasazi Makuza maze kubasomera. Dore uko bivugwa nabyo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aravuga ngo hari inyenzi z'abatutsi zashoboye gucengera mu karere ka Gikongoro ikaduha no mu Cyanika. Abo bantu bagombaga kugaba ibitero tariki 21 Ukuboza 1963. Abaturage baho bamenye ko aribo bagombaga kwicwa nabi n'izo nyenzi zabinjiyemo kubera ubwoba bw'urupfu rwari rubategereje. Bagize umujinya n'uburakari bahindukira n'ababicanyi barabica. Urumva leta irabeshya ko abatutsi bo mu Cyanika hari haracengewe n'inyenzi. Inyenzi ko zateze i Burundi zigaca mu Bugesera nabibabwiye zishaka kujya i Kigali gufata ubutegetsi, birumvikana zari kuza ahangaha mu Cyanika kuhashaka iki no kuhakora iki. Waba ushaka kujya guhiruka ubutegetsi i Kigali ukaza hano, wazahura he nabwo? Ni ikinyoma leta yahimbye kugira ngo isobanure impamvu ikaduha Cyanika kibeho abatutsi bishwe kandi bakicwa na leta, kubeshya ko inyenzi zari zahacengeye, nyamara ari ikinyoma cyose. Musenyeri Perodin, mwumve mvuze inteko ishinga amategeko, guverinoma mu gupfobya, noneho na Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika nayo ibijemo. Musenyeri Perodin yanditse telegrama yohereza Vatikani itariki 10 z'ukwa 2 muri 1964. Iyo telegramu anayitirira ko ari inama y'abasenyeri. Yanditse mu Gifaransa avuga ko yanditswe na Episcopat Rwandais ariko yasinywe na Musenyeri Perodin ubwe. Noneho yandikira nyir'ubutungane Papa Yohani 23 amubwira ngo turamagana amakuru y'ibinyoma yatangajwe tariki 10 Gashyantare 1964 na Radio Vatikani. Uwo munsi Radio Vatikani ndetse n'ikinyamakuru Le Monde cyo mu Faransa cyari cyavuze ko mu Cyanika n'ikaduha mu Rwanda hakorewe genocide. Iryo jambo genocide rero rirakaza Perodin ko kubera ko radio ya Kiliziya Gatolika ibivuze. Nibyo yandikiye Papa ibingibi. Ati turamagana amakuru y'ibinyoma yatangajwe uyu munsi tariki 10 Gashyantare 1964 na Radio Vatikani. Turasaba ko iri tangazo mboherereje naryo ritangazwa. Muri ayo makuru bavuze ko habayeho genocide batabifitiye ikimenyetso na kimwe, n'urubanza rudafite aho rushingiye. Ati bagereranyije Kayibanda na Hitler, icyo ni igitutsi ndenga kamere kuko gikomeretsa cyane umukuru w'igihugu umuyoboke wa Kiliziya Gatolika. Kubera ko Kayibanda ari umukristo wa Kiliziya Gatolika, ari umuyobozi wa Regio Maria, ari yayoboye kinyamateka na miryango yose nababwiye, ayobora Trafipro. Gusa kubera ko yakoze ubwicanyi, radio ikavuga ko ubwo bwicanyi ikavuga imiterere yabwo ko ari genocide, ku myumvire ya Musenyeri Perodin icyo ni igitutsi kuri Kiliziya Gatolika, ntibigomba kuvugwa. Bon, Musenyeri Perodin yarinze anapfa agifitiye imyumvire, afite urwango rw'abatutsi ruremereye. Nta mwanya uhari ngo mbahe inyandiko ze nyinshi, ariko yanditse igitabo mbere y'uko apfa, agomba kuba yarasanze apfuye atabishyize mu gitabo yaba ahombye.
yandika igitabo mu mwaka wa 2003. Mu mwaka wa 2003 yanditse igitabo cyita ngo Un évêque au Rwanda témoignage. Biravuga ngo umusenyeri wabaye mu Rwanda ubuhamya bwe. Muri icyo gitabo ni igitabo gishinyagura ku buryo buremereye. Yageze aho avuga mu kubwicanyi bwakorewe abatutsi 63 dore uko abivuga. Ndafata agace gatoya. Reka mbivuga mu Gifaransa hanyuma ngerageze mu Kinyarwanda. Abumva Igifaransa niho muri mu byumve neza kuko kubishyira mu Kinyarwanda birabyambura ireme ryabyo. Yaravuze ngo il y a eu en réalité une explosion de colère d'un peuple pacifique perfidement attaqué de l'extérieur. Yavuga ngo icyabaye mu by'ukuri 63 ngo n'ubwicanyi bwakozwe butewe mu by'ukuri no guturika k'umujinya w'abaturage b'abanyamahoro batewe ku bugambanyi bw'abavuye hanze y'u Rwanda. Abo musenyeri Perode yita un peuple pacifique, no kuvuga abaturage b'abanyamahoro n'abahutu. Bivuga ko bari bibereyeho neza rwose batuje, n'abantu batuje bigirira amahoro muri bo. Hanyuma baterwa n'abandi badashobotse b'umutima mubi baje kubuza abanyamahoro amahoro yabo, abo nibo batutsi. Noneho rero abanyamahoro birwanaho bica babanzi bica babagome. Ngiye imyumvire ya Musenyeri Perode, niyo myumvire ba Padiri Sagahutu n'abandi bize nyuma baje basanga. Musenyeri Perode yigije mu seminari nkuru. Iki kibazo cy'abihaye Imana bagoreka amateka bapfobya n'ubu kirahari ku buryo buremereye. Mujya mukurikira wenda reka mbitangeho urugero mbere yuko nsubiza mikoro abayimpaye. Muzijya mukurikira rimwe na rimwe umupadiri witwa Rudakemwa Fortunatus uba muri Canada. Umupadiri wa diocese ya Cyangugu, aracyari padiri kuko ntarabireka, menya adafite na gahunda yo kubireka kuko biramugaburira birumvikana, ariko icyo yigisha ni parimehutu. Ni parimehutu rwose. Ibiganiro bye gatatu mu cyumweru, ubu noneho yafashe abaparimehutu agafata Kayibanda akamugenera umunsi we wo kumutagatifuza no kumutaka, agakurikizaho Rwasibo, agakurikizaho Makuza, Murinda Habi, umwe ku wundi. Yarangiza akagaragaza no ububi bw'abatutsi. Abatutsi barashize rwose bo, menya iki gihugu gishizemo abatutsi ku myumvire Rudakemwa kubwe cyagira amahoro nkaho ubu ntayahari. Ngiye kubabwira zimwe mu mvugo ze. Uwo ni umupadiri, ntabwo ari umuntu nkanjye usanzwe. Avuga ko mu nterahamwe zari zigizwe n'abatutsi, ko imibiri iri ku nzibutso n'aba dutaburura mu misarane abantu baranze kutubwira aho bari, ko abangaba ari abahutu bahashyinguye bishwe n'inkotanyi. Akabikubwira atyo, arabyandika, arabyigisha, akabyigisha yambaye imyenda yabo iriya. Noneho yagera ku bantu bavuga ukuri nkuko ngerageza kugaragaza ibimenyetso by'amateka, akandagaza bene abo ngabo. Reka mbahe ingero. Ndafata urugero rw'ikiganiro yatanze ku itariki 23 z'ukwa 12 2023. Ni vuba. Ati mu Rwanda se ntitwabonye inkotanyi zica abatutsi bakavuga ngo ni leta Habyarimana yabikoze, bakavuga ngo ni ntara muzabikoze. Uwo ni umupadiri. Ati no mu kwa 494 ya mirambo yose yarerembaga mu Kagera, abo bantu bose mwabonye bazirikiye amaboko inyuma rimwe na rimwe n'amaguru, n'abantu bari bishwe n'inkotanyi. Ariko icyo cyaha cyageretswe ku ntera hamwe kuri leta ya Sindi ku bwabo maze kirafata. Ibyo bintu byarabaye mu Rwanda, n'ubu bishobora kuba bikomeje kuba. Ubwicanyi bwakorewe abahutu buteye ubwoba. Itsemba bwoko ryabaye mu Rwanda, hapfuye abahutu benshi kurusha abatutsi. Abo bahutu kandi bishwe n'intera hamwe bakongera bakicwa n'inkotanyi. Amenshi muri ariya magufa ari mu nzibutso zo mu Rwanda n'ay'abahutu. Iyo umuntu nk'uyu avuze ibinyoma nk'ibi, abizi neza kandi abishaka, yabigambiriye, abwira abaturage, abwira abakirisitu, abwira isi, abantu abanyamahanga bashobora gukeka ko ari byo. Abaturage mutuye mu Cyanika mushobora gukeka ko ibintu ari byo, ariko mwe murabizi nta muhutu wiciwa. Umwaka ushize nyuma yuko ntanze ikiganiro, hari umuntu wanyandikiye aravuga ati mu ijambo avugiye mu Cyanika ntiwavuze abahutu bishwe.
ndamusubiza nti abahutu nzi bishwe mu Cyanika ni 3 kuri Twitter n'ubu mwayibonaho nti ni Rubera bawundi nababwiye Rubera yishwe na bene wabo bariho bapfa imitungo undi ni Godfrey Ntezimana Godfrey Ntezimana aruhukire mu mahoro yari umuhutu mwiza yari yarongoye umugore we uzamushaka Maria n'abana be babyara n'abana 3 yari umutusikazi bamwicira umugore n'abana bamuhoye ibintu bibiri bamuhoye yuko yarongoye umutusikazi ikindi bamuhoye Godfrey yaje guhahira abapadiri avuye hariya kuri paruwasi bamwicira mwari aya mazu y'amashuri tubona yari atarahagera yicwa n'igitero kivuye kwa Gahamanyi Karisita ari hariya iwe ni hano ababishe bamwishe barabizi bamudenge bahoze bavuga hangaha n'Abanizeyimana Atanazi nicyo bahoye Godfrey ko atari umuhutu wica nkabo ko yarongoye umututsikazi noneho kwaje guhahira impunzi ziri kwa padiri undi ni Faustin Sabikunze ni mwene Rushagaza hariya imugamba nawe yari umwarimu mwiza utararangwaga n'ironda bwoko nkabo nawe bamwuhora yuko ariho arengera abatutsi agerageza kubazanira amazi yo kunywa nabo bahutunzi bishwe hano mu Cyanika bishwe n'izo ntera hamwe nta nkotanyi yigeze igera hano mbere y'ukwezi kwa 894 ahari Turquoise muri Turquoise abantu baha niyo mpamvu aka karere kadafite n'abacitse ku icumu gafite bake cyane kuko muri Turquoise barakomeje barica ariko umuntu akaba yicaye muri Canada ashinyagura bene aka kageni noneho rero igihe wangeraho nanjye akamvuga ukuri mvuga hari benshi kutera ikibazo ariko nibihangane ntabwo nzabireka rwose uyu rero Rudakemwa ntabwo nzi yagezaho kugira ngo ateshe agaciro ukuri mvuga ahimba ikinyoma giteye gitya reka nkivuge mu magambo ye abanzi ntibiri bubavune kuko nabaza ababyeyi banjye ni ibintu bishekeje birashekeje yavuze ngo Bizimana mu bwana bwe no mu ibyiruka rye yagiriwe neza n'imiryango y'abahutu kuko twabanye neza n'abahutu bisi ikibazo rwose ni nabyiza ati yahindukiranye abahutu bamugiriye neza kugira ngo agaragare neza mu batutsi uwo ni yavuga afite frustration nko kuvuga mu mujinya ituma yanga abahutu bamugabiye Dr Bizimana yabaye imfubyi akiri muto cyane arererwa mu muryango w'abahutu yonswa n'umubyeyi w'umuhutukazi reka ndekera akagusa ibi ni ibinyoma ibi ni ibinyoma rwose nta ababyeyi banjye bombi bishwe muri jenoside ku itariki 21 Mata 1994 nta muhutukazi wigeze anyosa nakuri iwacu ntererwa iwacu dore imirima ngiriya pe ntabwo nigeze ngirwa ipfubyi rwose mu bwana wapi ariko mu bugome bwa Rudakemwa yageze naho avuga ko ngo amakuru yahabwa n'umuntu nzi ndetse mu kindi kiganiro anahimba n'izina ry'uwo mubyeyi wanjye ngo wapfuye kera ndi umwana ngo yitwaga Mukamasabo ngo akavuka imugamba hanyuma nza konswa n'umuhutukazi nta Mukamasabo twigeze tugira mu muryango wacu ntawe rwose yewe ni mugamba hano hari abavandimwe b'imugamba murabizi nta muryango twageraga imugamba ariko abumva ibi binyoma Rudakemwa yahimbye baravuga bati yavumbuye ariho aratubwira Minisitiri Bizimana wari we ibyo mutari muzi ni muze mu byumve bagakeka ko ari byo kuko ibyo bintu kugira ngo nteshe agaciro gusa yongeraho ikindi nicyo ndangirizaho mw'ubu bugome bwe noneho akageraho avuga kugira ngo agaragaze ko mfitanye rwose isano ikomeye cyane nabo bavandimwe b'abahutu twarabanye neza rwose ibyo ndakomeza kubishimangira ariko akavuga ngo dore umugore wa Dr Bizimana ni umukobwa wa Ntigura Yohani wabaye umunyamabanga wa leta muri guverinoma ya Kayibanda muri 1968 abambasaderi muri Cote d'Ivoire ni Burundi Bizimana yarerewe kwa Ntigura Yohani w'umuhutu ahaba igihe kinini nabibwiwe n'abantu bazi neza Dr Bizimana ntabwo nigeze mba kwa Ntigura nabaye iwacu kugeza mpava njya kwiga banyuma buruse nza kwigisha ahangaha inspector w'amashuri witwaga Gakwandi yanze ko nigisha hano mu Cyanika kugira ngo ambabaze
akanyohereza kwigisha mu Rugogwe ni ku birometero nka bino uvuye aha nkagenda n'amaguru ngahura na Mukandori Josephine umukobwa wa Karongozi Yosefu uwe bazanye hano kwigisha mu Cyanika avuye iwabo tugahora tubisikana dutyo kugira ngo batubabaze nza kugeraho baduhembye umushahara wa mbere ngura igare baduhembaga nyuma y'amezi 3 igare nkajya manuka uyu musozi bawita Murizo nkagenda nkazana Josephine mu gitondo nkamugeza munsi ya Murizo akazamuka ngasubira nkajya mu Rugogwe kugira ngo bambabaze ejo nahoze mbwira bamwe mu twari kumwe nti wena nzagera igihe ntanga ubuhamya kitari ikiganiro ndabufite bwinshi kandi bw'ukuri koko ariko mwumva uburyo rudakemwa ashaka kubabaza umuntu no gusebanya sinigene ndongora kwa ntigura sinahashatse ibyo murabizi ntawe bihuriye rwose ariko ajyaho akabyubaka akabikwizaho ngaho ndashoje ibi bintu byo gupfobya na burugumesitiri wayoboraga ikomine ngeza hayo Desire mu kwezi kwa 794 yakoze raporo we ntiyari yahunze ko hari akiri kwaza akora raporo prefe bukibaruta aza gusanga ataribona uko akwepa ikibazo cy'abatutsi biciwe mu Cyanika akora raporo ku itariki 11 z'ukwa 794 dore uburyo yanditse iyo raporo ye ati nyuma y'icwa ry'umukuru w'igihugu ryakozwe na FPR Inkotanyi n'abafatanya bikorwa bayo hari inyandiko zafashwe mu byitso zerekeranye n'umugambi munini w'ibyitso harimo imisanzu buri muyoboke wa FPR yatangaga n'ibyemezo bikubiye mu nama ibyo byitso byakoranaga na FPR muri izo nyandiko twasanze abantu bakurikira ari abayoboke ba FPR ababazi muri bubamenye n'abantu abeshyera ngo kuba bari ku isonga yabajyaga ku murindi bagakorana umugambi na FPR ngo kwica abahutu ariyo mpamvu ngo yarakaje abahutu bakica abatutsi hano mu Cyanika akarondora amazina yabo aravuga Mukayiranga Charlotte akavuga umwuga we umwarimu kazi w'umututsi Kanamugire François umwarimu w'umututsi Mukarwe Sarisa bita Iriza umukozi wandikisha imashini mushinga IGZ gatatu umututsi kazi Nsabikunze Faustin umwarimu w'umuhutu Mukanyarwa Esperance umwarimu kazi w'umututsi kazi Murangira Jean Damascene umwarimu w'umututsi Mukantwari Pelagia umuyobozi wa Centre Nutritionnel Cyanika umututsi kazi Mukabayire Yosefa umuyobozi wa Centre de Santé n'umututsi kazi Nyiraneza Beyata umwarimu kazi w'umututsi kazi Padiri Musona Roizi umuyobozi w'amashuri gaturika muri komine Karama ati n'umututsi ibi byose ngeze haravuga abeshya noneho akavuga ko agakomeza ati guhera tariki 7 Mata 1994 abaturage bagaragaje uburakari bitera imirwano hagati y'abahutu n'abatutsi bo muri komine Karama ntabwo avuga genocide avuga ko abahutu n'abatutsi barwanye ngo kuko abahutu ari bo benshi byatumye abatutsi bahungira kuri paroisse ya Cyanika bamwe bicirwa mu nzira bajya mu Cyanika ariko abenshi cyane bagerayo tariki 21 Mata abahutu bari barakaye cyane barwanye n'abatutsi bikomeye imirwano ihitana abantu ku mpande zombi agasoza avuga ko nyine mumva ko genocide avuga ko yahitanye nta nayivuga avuga ko habaye imirwano ku mpande zombi abahutu n'abatutsi ariko abatutsi bamwe bahungira i Butare ati rero icyo dusaba ati turasaba FPR ikomeje kwica abaturage cyane cyane abahutu guhagarika intambara turashaka amahoro okay wako ngeza harashaka amahoro y'abahutu ntashaka amahoro abatutsi ariko subundi hari yasigende ntabo ariko mwumva uburyo ariho asobanura iyicwa nuko aryita ni 1994 rudakemwa ariho harabisubiramo nyuma y'imyaka 31 ubu se tuzageza hehe baturage y'umurenge wa Cyanika rero n'akarere ka Nyamagabe muri rusange ni aho zari prefecture Gikongoro turimo aya mateka nyanyuzemo nihuta cyane akwiye kutwigisha kubera yuko mwumvise uburyo abambaye umwambaro w'idini umwambaro wa politike aribo bagize uruhare mu gushora abaturage kwica abandi ntacyo abisha babyungukiyemo nta na kimwe bababaje imitima yabo bice n'abarokotse yego ibyo nibyo ariko nta wungukiye mu kwica